Ikaze nanone kuri BVN TV Rwanda, njye wumva n'igikundira Aline. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ubutumwa Aline Sano yashyize ku mbuga nkoranyambaga ze bwakuye abatari bake imitima, by'umwihariko abafana be. Umuhanzikazi w'umunyarwanda Aline Sano yatangaje ko hari ibikorwa yari amazemo iminsi akora agiye guhagarika, agatangira kwibanda ku bindi abona bifite akamaro kurushaho. Ni icyemezo yagaragaje mu butumwa bujimije yanyujije ku mbuga nkoranyambaga ze bwateye urujijo rwinshi mu bakunzi be. Mu butumwa bwe Aline Sano yagize ati: "Mbivuyemo, ndibaza niba ibintu byose nanyuzemo byari bifite agaciro. Ntabwo inkuru yose ariko igira iherezo ryiza. Birashoboka ko iki ari cyo gihe cyo kwita ku bintu bifite akamaro cyane." Nyuma y'aya magambo, Aline Sano yashimiye abafana be bamubaye hafi, anabibutsa ko agikomeje kubakunda. Gusa yahise akuraho ibindi byose byari biri ku mbuga nkoranyambaga ze. Ibintu byatumye benshi bibaza niba yaba agiye guhagarika umuziki burundu cyangwa se ari indi nzira nshya y'ubuzima ashaka gutangira. Aya magambo mu gihe Aline Sano amaze iminsi ari muri Kenya, aho yari yaragiye kurangiza umushinga w'indirimbo afitanye n'umuhanzi Bien Soul wahuze mu itsinda rya Sauti Sol. Nubwo atigeze avuga mu buryo bweruye impamvu nyakuri y'icyo cyemezo, ubutumwa bwe bwateye impungenge n'amatsiko menshi mu bafana be. Bamwe batangira kumusaba kutareka umuziki burundu kuko bamukunda kandi batifuza kumubura ku rubyiniro. Cy'abakunzi be bategereje ubu ni ukumenya niba aho ahagaze no kumenya icyo yifuza kugeraho mu rugendo rwe rwa muzika n'ubuzima busanzwe. Sinzi niba koko Aline Sano yaba agiye kuva mu muziki byeruye cyangwa ari ubundi buzima ashaka kuvamo yari arimo kandi tutazi, cyangwa se abafana be batazi muri rusange. Dutegereze turebe niba nyuma y'iyi ndirimbo agiye gusohora bigiye guhita birangira by'umuziki cyangwa se bitarangira. Njye wumvaga n'igikundira Aline kuri BVN TV. Niba ukunze ibiganiro byacu kandi ukaba ushaka gukomeza wumva ibiganiro byacu byinshi, kanda subscribe ubundi tubane buri munsi.